Igice cya kabiri, uko wakongera ibiro byawe n'umubyibuho kandi bitagize icyo bitwaye ubuzima bwawe. Ubushize twasoje tugize tuti muve ku bitabi, ndetse tubabwira kuzabakora igice cya kabiri kizavuga ku buryo wakora imibare ukamenya ngo nkeneye kongeraho ibingana gute wongera ibiro byiyongera ku mubiri wanjye ndetse ubyibuhe neza bidateje inkeke. Tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Wifuza kugira ibiro byiza bihagije, ntabwo wakwibagirwa kurya ndetse no kwinjiza mu mubiri ibizwi nka karori bihagije. Bizagusaba kurenzaho umubare uhagije w'amakarori uyo usanzwe ufata ku munsi, kandi ibi nta kundi uzabikora uretse gukora imibare ukamenya ngo uzazongera gute, ese ni zingahe. Ibi nta kundi bikorwa hakoreshejwe ibyitwa calorie calculator. Nk'urugero, niba ufata ifunguro ririmo poroteyine cyangwa se intungamubiri nibura zingana n'amagarama 20, ugafatira ifunguro ririmo ibitera imbaraga cyangwa se carbohydrates bingana n'amagarama 20, ariko wenda ibinure ukaba winjiza amagarama 15, aho ni ku munsi. Ibi bizaba bivuze ko ubwo winjiza karori zingana n'amagarama 20 ya proteine cyangwa se intungamubiri uzakuba 4, ndetse ku bitera imbaraga naho ukube 4, mu gihe ku binure uzakuba 9. Hanyuma uzahita ubona umubare w'amakarori cyangwa se amakarori winjiza ubusanzwe ku munsi. Mu nyuma imibare uzabona bavuga ko nibura warenzaho karori kuva kuri 300 kugeza kuri 500, cyangwa se kuva kuri 700 ukageza ku 1000. Waye wifuza guhita ubyibuha byihuse abantu bakumirwa. Kugira byumvikane neza, umuntu uhisemo kujya arenzaho karori 500 kuri 700 kuzo yari asanzwe afata ku munsi, abashobora kwiyongeraho ibiro 6.8 mu gihe cy'amezi 6 cyangwa se arenga. Ni mu gihe cy'amezi 6 cyangwa se arenga. Mu gihe wahisemo kujya arenzaho karori 700 kugeza ku 1000, abashobora kunguka ibiro 11.4 muri y'amezi 6. Reka tuvuge ku kongera intungamubiri. Ibisanzwe kurya intungamubiri zituruka ku matungo zihagije ziri mu bintu cyangwa se biri mu bintu bitera imikurire myiza ndetse no kwiyubaka k'umubiri ufite ubuzima bwiza. Nibura uyu munsi ushaka kubyibuha neza, bavuga ko ubundi wakariye amagarama kuva kuri 1 kugeza kuri 1.6 kuri buri kiro cy'uburemere bw'umubiri wawe y'intungamubiri. Ubwo bivuze ko kugira wongere umubyibuho cyangwa se ibiro, uramutse ufite ibiro 60, byagusaba kujya urya amagarama y'intungamubiri 60 ku munsi arenga. Ku bantu bakuru amagarama 2 nta kibazo yatera cyane, ariko nturenze amagarama 3.5 uzabara kuri buri kiro cy'uburemere bw'umubiri wawe. Intungamubiri nyinshi uyu munsi ziteza ibibazo bitari bike. Iyo ufashe nyinshi cyangwa se umubiri wawe ubonye nyinshi, ziba zishobora kukugabanyiriza apeti ndetse zikaba zagutera ibyago byo kurwara indwara y'umutima. Ibiribwa usangamo proteine cyangwa se intungamubiri dusangamo amafi, amagi, inyama ndetse na bimwe mu bikomoka ku mata. Wibuka kutarenza ingano itagize icyo itwaye mu gihe ukonsoma proteine mwa bantu mwe. Nubwo benshi binuba ibinure iyo bifuza kunanuka, ariko biri mu ngingo ifasha cyane ku muntu wifuza kongera ibiro. Urugero, kurya nka 3 ku munsi birakubyibushya, ndetse bikaba byiza iyo ubasha kujya ushyira mu mafunguro yawe utwo kurya nka bimwe mu biryo biri mu bwoko bw'amandazi. Birafasha cyane ibinyampeke, imbuto ndetse n'ibinyamisorwe. Ariko bivuga ko no kurya bimwe mu biribwa byifitemo izwi nka karori nyinshi ari ingirakamaro. Iyo dusangamo ubunyobwa, amata, fromage, inyama n'ibindi. Bizagusaba kugabanya imboga n'imbuto nyinshi mu ifunguro ryawe niba koko kongera ibiro ariyo ntego yawe yibanze koko. Uko burya ibyo biribwa bituma wumva uhaze, izo ni imboga n'imbuto, kandi hakenewe kuribwa n'ibikubyibushya bitanga imbaraga. Kongera ndetse no guhindura ibiro byawe ni urugendo. Ubwo ndavuga ko atari ibintu wakora ako kanya. Bizagusaba igihe kitari gito ndetse no guhozaho kugira ugere ku cyo wifuza. Ku ruhande rwo kugerageza ibi ngibi tubabwiye hejuru, wakwegera muganga. Akenshi bamwe baba bazobereye iby'imirire babita dietitians, bakaba bagufasha. Niko bimeze no ku bantu babikora bikanga, wenda bitewe n'imibiri yabo. Urabizi se, iki ni ikiganiro menya byinshi, ikiganiro ukurikirana neza iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu hirabura
k'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ubutumwa ako kanya buri uko dushyizeho ikiganiro gishya n'ivideo nshya. Niba warabikoze rero birahagije, ariko utarabikora iki ni cyo gihe. Samuel Mugisha niwe wumvaga, tuzahura mu kiganiro cy'ubutaha. Ibuka kuri subscribe. Ciao ciao.